niba ashaka kuzamuka bakwiye kuza akavuga ati nshaka kuzamuka. Ibintu byo kubeshya isi yose ntago biba ari byiza. Dr. Yembu naramukundaga cyane. Kwimagina ukuntu wakundana n'umuntu muhuriye i Kigali ngo umenye ngo ukundana n'umuntu ntuzi umurenge avukamo, ntuzi akarere avukamo, birasa na bya bindi ujya kumva umukobwa aje kuri RIB ngo umusore yanteye inda. Wamubaza izina rye bakamuyobera. Yewe mbere yuko tuza mu biganiro twarabanje tubivuganaho kenshi na kenshi, wabonye ko twabanje gukora kwa Gerard Imbabazi nari nabimubwiye. Umuntu beshya wese nahatandukaniye n'umugome aba ari umugome buriya. Mwaka gift Vava yaraguhaye muri amezi ashize mukundana. Gift wapi? Nayo naba mbeshye mvugiye ntabwo njye njyana na Sheri mu mujyi ngo shimishwe no kwigurira isambo newe ntawe yafite. Duherutse no kumubwira ntiyo Shenete irakubereye ntuyisiga, ariko umva ukuntu amarabitse. Ku mafaranga yawe isaha wanguriye isaha we. Ese nubwakanga wari ukundanye Vava? Ntago ko Dr. Yembu atubwiye ko n'amano wigeze umuha, sibyo? Wowe hari impano yigeze aguha? Ndamushimira ko ari we wanzanye kwiyi mihanda. Urumva? Ibyo nabyo ndabimushimira, nanjye Imana izayimuhera umugisha. Wowe ejo uzaze kunsura naribe. Uze rwose rushaka unarare. Ariko uyu nguyu mu gihe dukundana babarira jewe reka bamatira amafaranga. Uri bunyishyura 10 nzashyira warenze 10. Numbwira ko bagukinguriye wahagiye. Ejo tuzahita Banyarwanda kazi ngira ngo murabyumva. Ibyo Sheri wanjye yivugiye ngo Slim naramuka aje kunsura jewe uyiri joro buretse ukamenya se na nyina na mushiki mu nka zanjye nkwemereye. Ibintu wemeye ni wivuguruza uzabura umubeshyi imbere ya kamera. Yemeye ngazaguha inka. Vuga ibyo ubivuga. Ntago bajya bakora ibiganiro bo nibajya batwika. Do arisubiye. Ibaze namugejeje ku muryango gusa. Yavuze amagambo aruta ayisi yose. Ibaze namugejeje mu nzu none ibyo yavuga. Yavuze ngo itageze ku muryango ngo yakanze ngo na telecommande ngo mbona ngo urugi ngo ngo ubundi ngo rutarwonya ngo rurifunga ngo biki. Ibaze none namugejeje mu nzu. Slim jewe ndumiwe. We mpamvu nakujyanye umva. Vava Karame uti rwaragabanyutse. Urukundo rwaragabanyutse aramutene. Njyewe icyo nabwira abafana banje bajye bareba ku mpande zombi. Njye Vava mba nabasobanuriye uko ikintu kimeze. Ibyo babana biri ingenzi bajye babivugaho, bitari ingenzi bajye babyihorera. Ariko njyewe mu buzima bwanjye bwose nkiriho ku isi mba nifuza ko umuntu nimba yaje mu itangazamakuru yamamaza indirimbo akwiye kuvuga ngo ndi kwamaza indirimbo. Niba ashaka kuzamuka bakwiye kuza akavuga ati nshaka kuzamuka. Ibintu byo kubeshya isi yose ntago biba ari byiza. Nyase umva nkubaze. Karame utabeshye hari ukuntu usigaye uvugira mu migane. Uzi ukuntu usigaye uvugira mu migane tukabyumva. Urumva ivuze ati njye naramukundaga. Babishatse ko ntabwo ari imigani ni ukuri pe nawe abikwibwirire pe. Waramukundaga ko ntabwo kimukunda. Abikwibwirire Dr. Yembu naramukundaga cyane. Rero gukundana n'umuntu ntazi wabo biravuna kuko twebwe mu karere kacu umenyana n'umusore ku isabato n'urugero mwagiye mu materaniro akaguha nimero. Nyine wumva uko bigenda. Noneho ku isabato yindi ukajya gusengera ku rusengero rwabo ukahareba isabato yasoza ukaramukanya na mama we niba muzehe yipimira urwagubwa ari harakwikaritsiye we ntawe yaje gusenga kavuga ati mama wanje n'uyu mu rugo naha ukajyayo ukahareba. Noneho wagira gutya wajya nko mu isoko rya Rugari ati Yemuko ni wowe ugiye gushaka uriya muhungu wo kwa runaka ati ko ari ibisambo.
ati se uriya muhungu uzi ukuntu yiba ati uriya mukobwa uzi ukuntu isa ameze gutya na gutya cyangwa se ati ariko rero mana we ati bariya ni abantu ati rwose n'inkwano bazayibona ntago bazayibura ati ni abantu baratwerera n'imiryango yacu ni wumva ayo makuru kuko ariyo umuntu yari yaramenyereye rero urumva kwimagina ukuntu wakundana n'umuntu muhuriye i Kigali ngo umenye ngo ukundana n'umuntu ntuzi umurenge avukamo ntuzi akarere avukamo ntuzi karitsiye yabo ntuzi ngo ni kwande birasa na bya bindi ujya kumva umukobwa aje kuri ribu ngo umusore yanteye inda wamubaza izina rye akamuyobera wamubaza ngo iwabo nihe akahayoberwa ibyo birasa na byo siri ubwo rero nyine urareba ugashishoza ukavuga ati ariko se hano biranze hano bimeze gutya hano ni ikinyoma se hano nta kuri se mbese nyine utekereza ku bintu byinshi nubwo akenshi na kenshi ibyo utekereza biba atari ukuri 100%, ariko uratekereza ati bimeze gutya na gutya. Rero mba numva umuntu akubwiye ngo azaza kugusura ntago baguhase, nta nubwo yakubwiye nabi gusurwa n'umugisha, urugo n'urugendwa, uravuga ati ni karibu, nta nubwo ari ngombwa ngo umukizaze kugusura ngo mwakirize ibya mirenge nayo mazi urayamuha akayanywa. Rero numvaga ntacyo namuvunnyeho, kandi nimba naranamuvunnye azihangane, yari wo muco w'iwacu Nyamasheke. Birumvikana. None bavareka nkubaza wowe ku giti cyawe, wenda tuvuge urumva umuntu ari kuba ari gutwika, burya umuntu ari gutwika kenshi birangira mu biganiro, kandi mwegana nyuma y'ikiganiro mwaraganiraga mukaba muri kumwe muri kuvugana. Urumva hari icyo twapfa nyuma y'ikiganiro n'uburi kumwe natwe. Nyine ndi kumva, nyine nawe nimba wumva ko urumva ko ntabwo yatwikaga, kuko yaba ari umuntu watwikaga ni wa muntu uzamuga akaye ikiganiro tuvuge ngo turishere wanjye, mwasoze ikiganiro mwongeye no kuvugana, nayongeye no kuguhamagara, ariko urumva no hanze y'ikiganiro kwitaga shere wawe. Yuko tuza mu biganiro twarabanje tubivuganaho kenshi na kenshi, wabonye ko twabanje gukora kwa Gerard Imbabazi nari nabimubwiye, arambwira ati nge sinjya ntwika kandi sinjya ngira gute, sinjya nkora inkuru zitabaho. Ariko Gerard akubwiye yewe njye wamubwiye nawe nibyo kuvuga ngo kwitangazamakuru, tujya kuza kwitangazamakuru nari nabimubwiye, nijye sinjya nkora inkuru zitagira ukuri, sinjya nkora inkuru z'ububeshyi, cyangwa se ushaka kumenyekanisha indirimbo yawe se, cyangwa se ushaka kwamamaza studio. Ibyo byose nizeye yuko nabimubashije mbere yuko tujya hehe kwitanga. Nagusubije sinjya nkunda ikintu cyo kubeshya, urumva ikintu cyo kubeshya nkizira kubi, nongere ngisubiremo ngishimangira. Umuntu ubeshya wese ntahatandukaniye n'umugome, aba ari umugome buriya. Rero sinkunda umuntu ubeshya njyewe kwitangazamakuru cyangwa se no mu buzima busanzwe. Kirazira ni ukuvuga ngo ibintu byo kubeshya, umva n'umuntu bigira ajya abyirinda ko kubeshya si byiza. Ubundi uvugisha ukuri ukavuga ibihari, ukavuga ibyo ubona, ibidahari ukabyihorera, ibitari ngombwa kuvuga muri ako kanya ukabiceceka. Ntabwo biba ari ngombwa muri ako kanya, kuko uriya Imana yaduhaye ubwenge bwo gutekereza no kuvuga wabanje gutekereza. Rero ntabwo nzazanga ngo nduke ibintu byose, akantu kose dupfuye na sheri imite nza ngo nkavuge ibintu byose ntekereza mu mutwe wanjye, ngewe nanjye ntekereza ku giti cyanjye nze mbivuge. Reka ntabwo aba ari byo. Ese reka nkubaze Vava, ubundi we kuzana umukunzi wawe kuri social media ukamugaragaza, wumvaga udafite ubwoba bw'uko wenda n'abandi bantu bamutwara? Ikindi nanone kuba ufite umukunzi ukamugumisha mu rugo, nyine njye ntekereza ari byo byiza, ukaza ugakora akazi kawe, umukunzi wawe n'umugaragaza kuri social media. Akora indirimbo aba agomba kwamamaza ibikorwa byiwe. Ntago muhatira kuza mu itangazamakuru, n'uburenganzira bwiwe. Haba yakoze indirimbo ashaka kuyamamaza kumenyekana, ntago wamubwira ngo ntukaze ku itangazamakuru kuko ntago umutegeka. Urumva? Rero afite uburenganzira bwo ikiganiro akavuga ku ndirimbo ye, afite uburenganzira bwo kuza sirimu piningira indirimbo yanjye muri community n'urugero. Ahubwo icyo umuntu arebaho no ku ruhande rw'abafana babibaza tese buriya nibyo umugani wabaye ba boss ko ivampire nibo nagiye mbona bagiye bakoze inkuru zibaho n'izitabaho. Rero ntago wabwira umuntu rero ngo nareke gukora ngo kwamamaza indirimbo yabara uburenganzira bwiwe kuza kwitangazamakuru no kutarizaho n'uburenganzira bwe. Ariko ngewe ndareba ngo waje kwitangazamakuru wabeshya abantu, waje kwitangazamakuru
wababwije ukuri nicyo ndebaho no kuza kwitangazamakuru ho ntacyo bitwaye nabo bose baraza n'abasheri babo kumva ngo batandukanye ubundi ukabona bari kumwe ntacyo biba bitwaye gatoya ibyo avuze sheri wanjye ngira ngo mwabyumvise benshi baraza nyine ku matangazamakuru hari n'abaza babeshya ngo baratandukanye ngo byagenze gutya na gutya nyuma bakagaruka barira ngo byagenze gutya na gutya na gutya abo turabazi ibyagiye biba byose turabizi urumva ariko njyewe ukuntu nteye ntago njya mvuga ibintu bidahari mvuga ibintu bihari iryo jambo narishimangiye cyane najya mu ryumve neza mvuga ibintu bihari na sheri wanjye avuga ibintu bihari nuko nguko bimeze reka tubyizere ko uvuga ibihari ariko byibuza aya mezi ashize urumva byibuza hari nk'akantu k'imana wenda vava ugataka akantu hari impano runaka nk'aka gift vava yaraguhaye muri aya mezi ashize mukundana gift wapi nayo naba mbeshye mvuga iyihe ntabwo njya njyana na sheri mu mujyi ngo nshimishwe no kwigurira isambu niwe ntawe yafite duherutse no kumubwira ntiyo shenete irakubereye ntuyisige ariko umva ukuntu amarabitse ku mafaranga yawe tuba turi kumwe wamaye 10 byatikeye kuguherekeza byatikeye kumuherekeza nguri isaha yanjye uretse umva gatoya sheri wanjye akunda kuvuga gutya urumva wamubajije kubyikanza avuga se wari ikintu wamufashijeho cyangwa se iki urumva aravuga ati oya n'ibiki nawe ndemera aravuga ati nibyo hari ikintu ugeze ndenzaho ahubwo ngende ndavuze ngo ibaze iyi saha wanguriye isaha wowe waba ungize umukene utabaho noneho ibihumbi 10 nibyo wamaye uretse wumve wamaye ibihumbi 10 bya tike kuko nari naguherekeje ariko ntago waguriye isaha ngurire shenete ubuze njyayo naguhaye anganitse oya anganitse dushyira hanze ibiri ukuri tubivuga yego tukuri tugushyira hanze bya blague nshobora kuza nkavuga ati sheri wanjye wenda yanguriye nk'aka gakoti ariko atakaguza ari ukuvuga ati mbese ari kwa kundi nyine muba muri kwishimisha gukora ikiganiro nuko bimeze sabe mana yanjye makukubaha onje nkwisabira ndemenye ibihishwe byose na mabanga yawe urategeka bigakomera ngusabe mana yanjye makukubaha onje nkwisabira ndemenye ibihishwe byose na mabanga yawe urategeka bigakomera wazuye umukobwa wa Yayiro mana wakoze ibitangaza ikanini Galilaya wahinduye amazi divayi mana yera urategeka bigakomera ngusabe mana yanjye makukubaha onje nkwisabira ndemenye ibihishwe byose na mabanga yawe urategeka bigakomera kugeraho usaye Imana ngo ujye umenya ibihishwe hari ibintu byinshi urahishwe nubwo buri gihe nk'iyo utekereje urukundo suhita utekereza Imana ujye umfasha kumenya ibihishwe ese n'ubwakanga wari ukundanye vava ntago njyewe njya nkundana n'abantu kuko abantu barabeshya twatangiye tuvuga ukuntu ukundana n'umuntu ukazamarana nawe igihe kinini utazahavuka ubwo rero icyo gihe biravunana cyane
biba bigoranye. Maze igihe gitoya inaha i Kigali mu kuzi nangaha naje mu buryo bwo gupagasa. Nta nshuti nyinshi nigeze nkunda kugira ngo menye ngo uyu ngo arabeshya cyangwa se ngo yaravugisha ukuri. Nyine ntazo muri make kugeza na n'ubu. Turi kubyumva neza cyane, ubwo mba ndi kubyumva. None se Vava, ko Dr. Emma yatubwiye ko nta mpano wigeze umuha, sibyo? Wowe hari impano wigeze aguha? Wakumera mikoro? Ntayo nyine. Mbese aravuga ikindi ki? Ntayo. Nawe ntayo yampaye. Si ibintu byoroshye. None se Vava, nta impano basi wigeze umusaba? Impano namusabye yanyuze ku buryo bwa bagiti. Mikoro nyiri studio urabona niwe ugenda akorana n'abantu batandukanye, akaba yavuga ati ndabwira runaka uyu nguyu azagukorera iki? Ndirimbo. Iyo niyo mpano namuhaye. Yazi gucuranga gitari, uyu ntago abizi, uyu arabizi neza. Mbese wakabapanga akavuga ngo nzabatumira nibaza mbakubwirire bagukorera indirimbo nakwemereye. Yakwemera indirimbo zingahe? Shukuri Valentine. Yakwemera indirimbo zingahe? Anyemereye indirimbo imwe. Ya kabiri ninde wayikwemereye? Hungu umwe niwe nahasanze icyo gihe. Ndikubaza ya kabiri ninde wayikwemereye? Iya kabiri yambwiye ko zose nzaza akazikora. Ahubwo wowe umbwiye ngo ndirimbe muri ya yindi yawe, urambwira ngo indi ya kabiri ngo nzazugire gute uyinkorere. Ariko kuko ari we nyiri studio, urumva niwe mbese usa nkaho ari we wahanzanye, ari we wampaye. Ni nawe waduhuje, ni nawe waduhuje. Kuko iyo atabaho ntitwari guhura. Nta n'icyari kuduhuza. Nyamamba ari pare wawe. Niyo mpamvu njye bwita pare wawe. Mu gihe byabaye ibya nyabyo. Ndamushimira pe, ni inkunga ikomeye yarayinteye, n'ukuri njyewe sindajya kubihagana. Urumva ni impano ikomeye, Imana izamuha iki? Umugisha. Amina. Ndawakiriye kabisa. Ibyo ni byiza cyane. Urumva ko Vava aranashima akamenya ko hari na gift wamuhaye. Kirazira. Nanjye reka mushimire. Nuko avuze gutyo, nanjye mpite mushimira, ndamushimira ko ari we wanzanye kuri iyi mihanda. Urumva? Ibyo nabyo ndabimushimira, nanjye Imana izayimuhera umugisha. Niwe wanzanye kuri iyi mihanda, twamamaza kokonati, twamamaza iriya yindi shayo, dukora iza FP nazo turazamamaza. N'urukundo rwacu murumenyeraho gutyo. Ni byiza. None ko n'ubundi abantu bakundana, sibyo? Ubundi akenshi nk'iyo ukundana n'umuhungu numvishe ko nta gift wamuhaye, ariko abakobwa benshi usanga wenda akeneye nk'akarungo, wati sheri nshaka amafaranga ameze gutya. Vava nta nawe mwegeza guhamagara, ari n'igihe umukobwa agenda. Ibyo ni amabanga yacu bikomeza kujyamo, no kuba twanze kubivuga si uko biba bitarabayeho. Biba byarabayeho, ahubwo ni uko twe tuba twanze kubishyira hanze. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kujya kuvuga ngo namuhaye iki cyangwa se ngo we yampaye iki. Ibyo ntabwo ari sawa. None se Dr. basi wakongera basi ukamwibutsa ko umukunda, ukanamubwira ko nimba koko waramukundaga bya nyabyo, noneho kugira ngo bimwemereze nimba unamukunda, ariko kwanga rwarashize, basi mubwiye ko umukunda tuye kwagaruka. Ntabwo rwashize kuko ndabizi. Nzi ibyo tuvugana jewe. Nawe arabizi ibyo tuvugana. Rero we gushaka ngo tubishyire hano. Rwaragabanutse. We gushaka ko tubishyira imbere y'abafana ngo babirebe. Ndashaka ko rwiyongera none. Ndashaka ko rwiyongera. Umva n'ubu kuba turi kumwe, urumva ubu turi kumwe, icyo ni icyambere. Turakundana. Akakubeshya ngo yarize nyuma ukazamenya yuko atize. Kuko wamukundaga muri make bo bashakaga umuntu wize. Yakubeshye ngo yarize nyuma umenye ko yize. Waguma kumukunda nk'uko wamukundaga. Ruragabanuka. Hari impamvu ituma urukundo rugabanuka. Urukundo ruri hagati y'abantu babiri hari impamvu ituma rugabanuka. Ariko nge nakagombye kubwira abantu bakundana, umukunzi wawe najya gusaba ikintu ujye ugikora, cyangwa se umwumvisha impamvu kidashobora kugira gute gushoboka. Urumva ko hari ibyo wenda wamubwiye nyuma biraza kuba aza gusanga atari ibyo, sibyo? Oya, ntabyo. Icyo ntamukoreye ni icyo cyo kuza kunsura gusa, nta kindi. Ariko kugusaba byo no kugerageza ubundi akanagusaba, kuko rega niyo ataba ari umukunzi n'inshuti yawe isanzwe igomba kuza ikagusura. Inshuti, urakoze cyane. Wowe ejo uzaze uze kunsura naribe. Uze rwose rushaka unarare. Ariko uyu nguyu mu gihe dukundana, babarira jewe
amafaranga Sirimu yari bukwishyure uretse amafaranga Sirimu yari bukwishyure Sirimu ntuyamuhereze njyewe oya tunde tunajyana kano kanya nyine suyemeye kuzana uburenganzira bwa ariko Sirimu reka banshyira amafaranga uri bunyishyure 10 nzashyira warenze 10 numbwira ko bagukinguriye wahagiye ejo tuzahita banyarwandakazi ngira ngo murabyumva ibyo Shere wanjye yivugiye ngo Sirimu naramuka aje kunsura njyewe uyiri joro uretse ukamenya se na nyina na mushiki mu nka zanjye nkwemereye urakoze cyane icya mbere Bagtarabazi icya kabiri Basamu barabazi bose barabazi urumva nta kibazo aracibishije kano kanya ibintu wemeye ni wivuguruza uzaba uri umubeshyi imbere ya kamera yemeye ngo azaguha inka vuga ibyo uzabivuga sijya mbeshya imbere y'abafana banjye yego ntakajya abeshya nugi waba w'uyu nguyu bakagukingurira ukaganira na mushiki we na nyina na se vavajuru nzaguha inka ndayemerewe Banyarwanda ngiye tuzagaruka aha ngaha kuri kamera umva nge uzafotora n'amafoto y'icyemezo urumva uzafotora n'amafoto yemeza ibyo bintu uri kumva Sirimu uri kumva oya reka banze mvuge wicakunca mu ijisho rero hari ukuntu avuga agahita yigira nk'umusazi rero uko wese yigira umva impamvu wowe nakujyana mu rugo impamvu nzayikubwira oya aba witonze mureke yisararange narebe oya mureke yisararange Okay, wasoje yasoje umva rero rata Sirimu we ukuntu bimeze ibyo yavuze wabyumvishe n'abanyarwanda ibyo yavuze wimva ntuzabikuremo bino bigomba kujya hanze bikagaragara bizagaragare ko ari umubeshyi naramuka ataguhaye iyo nka ndabatana yigwaye nka azakuvunjira amafaranga aguramo iyo nka azamereza Sirimu kumujyana mu rugo Sirimu we ni ibintu byoroshye mugakorana umva uko urabihindura ntago bajya bakora ibiganiro bo bajya batwika do arisubiye azaza nta kamera urumva nta mubyeyi wanjye wajya kuri kamera azatse nkazagenda nta kamera nkabaganiriza azaza nta kamera twabibwirwa ni azafotora amafoto azifotozanya nawe azifotozanya n'ababyeyi nzaguhamagara kuri video ndi kumwe nawe cyangwa se aguhamagaye video call ari kumwe nawe wowe impamvu nakuzana haba hari impamvu nyinshi najya nshaka no kugaragaza imbere ya kamera kuko uyu muntu ibaze namugejeje ku muryango gusa yavuze amagambo aruta ay'isi yose ibaze namugejeje mu nzu none ibyo yavuga yavuze ngo itageze ku muryango w'igipangu ngo yakanze ngo na telecommande ngo mbona ngo urugi ngo ngo ubundi ngo rutarwanya ngo rurifunga ngo biki ibaze none namugejeje mu nzu Sirimu jewe turanatahana kugira ngo byemerwe neza nizo mpano ze nazihorere we turatahana ngiye makwereke urumva yego ko mana yanjye we azi ko kuba naranze kubamwereka ngo abandi bose Bagtarahazi uzamubaze aziranye na Vie baranaganiriye urumva aziranye na Mary aziranye na sister aziranye yego ko mana yanjye yego ko mana ndumiwe we mpamvu nakujyanye umva hari amabanga tuba dufitanye Shere wanjye sibyo si ngombwa ko nyina yavugira ahangaha tuba dufite urumva tuba dufitanye amabanga menshi umva Sirimu mureka sekebe naribi urumva nibyo ndi kuvuga Sirimu uri kubyumva neza ni ukuvuga ngo haba hari impamvu nyinshi zatuma umuntu akamujyana iwanyu ngira ngo ibyo ba Bosco bavuze mwarabyumvise ngira ngo ibyabaye byose murabizi rero hari impamvu mba nagomba kumujyana mu rugo iki gihe kugeza igihe azisubiriraho yaba umuntu muzima nkamugeza mu rugo ari umuntu muzima
wishaka kuvuga ibindi bintu ese zisubiraho nyine gute wishaka kuvuga ibindi bintu uduteranye ese zisubiraho gute nshaka ko azisubireho ni ikihe kintu yakoze kibi ibyo Bosco yavuze se ntago bizi nese Bosco mwohereza mikoro navuga ndayimuha rwose mwohereza mikoro navuga kanya banze mvuga ibyo nshaka byose urumva ngira ngo muri kubyumva neza ibyo bintu biri kumvikana neza kandi biranasobanutse neza cyane so icyo narenzaho ko ibyo bintu bari amabanga shiri wanjye tuba dufitanye najya nshaka agiye kuba nashyira hanze kandi simbikunda twanabisezeranye ko tutazigera dushyira hanze ayo mabanga urumva njye rero nkunda kuvugisha ukuri akunda kuvuga ko wenda ibintu byose ari kuvuga ari ukuri ni ukuri kabyite nanjye ukuri ariko ngewe hari ibyo tuba tuziranyeho bituma amenya ko hari ibyo avuga bitari ukuri urumva wamwumvishe ntabwo mbese akira nawe naza kuvuga siri rero nyine ntabwo biba byoroshye bamwe na bamwe baba bigaragaje ariko mvuga ariko ni ukuri pe dutangiye tuvuga tuti nujyayo ukabasura ukaba wamenya ababyeyi be siri uzaze nka nzayiguha arangije ngo azaze ngo inyuma ngo ku irembo ngo ibiki ngo n'ibiki nizeye yuko ibyo ngibyo ari guhakana ari byo twakoze ariko twe tumaze kuvugaho ariko nta n'ibirenze njye nakomeje kukubwiza ukuri numvaga nahamenya nk'umuntu dukundana nk'uko ushobora kwigana n'umuntu ukaba wamenya iwabo n'urugero nk'uko ushobora gusengana n'umuntu ukamenya iwabo n'urugero nta nka yari kubicitse iki amabere ariko ntabwo bikwiye kujya biba intambara nta kintu mpfa nawe gusa ndamushimiye cyane arakoze yaba ariko navuga gusa Imana nyiri ibihe byose izi ukuri kwanjye izamumfashirize buriya hari igihe ubona umuntu agushinyikiye nk'uku ku itangazamakuru ubundi numva ko ubwenge bwiza ari ukureba ikintu ukagira gute ukacyihorera kuko iyo bigiye kuba intambara n'amateku niho havamo n'iyi ndumva rero twasoreza ahangaha abantu bakore subscribe kuri Vava TV show uretse ku nyakamikoro ikindi ndashimira abafana banjye bari hanze ababa bagize icyo bakora ku buzima bwanjye Imana izabaho umugisha mwinshi ikindi ndashimira abayobozi bo mu rwego rw'akarere uhereye mu karere ka Gasabo mbese uko baba bakiriye abahanzi uko baba bagiriye inama uko baba babakira bati ibihangano byanyu bimeze gutya na gutya mbese ndahera ku munsi w'ejo barakoze cyane twagezeho baratwakira abantu bakoze indirimbo z'amatora batubwira ko kugeza ejo bigikomeje nshimire na vice meya w'akarere ka Ngoma ndetse n'umutware we ayoboye umurenge wa Sake ndabakunda cyane rero igihe cy'amatora nikigera muri hagati ya 20 na zingahe yavuze ko ashaka ko tuzajya gususurutsa umurenge wa Sake Imana nizeye ko bizagenda neza kandi Imana izakomeza ibidufashe kuko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga none se dusoza sire mu bishaka ko dukomeza kuvuga byinshi ntabwo nshaka ko dukomeza kuvuga byinshi reka nanjye nsoze mfundikire dusoza icyo navuga ndashimira nanjye abafana banjye ndashimira abantu badukunda ndashimira abantu batwitaho ndashimira abantu nyine badukandira subscribe ndashimira abantu muri rusange ikindi wenda navuga muri ibintu by'umuziki murabizi abakiriya bazima hari abamamagara yaba akazi tugakora indirimbo ni byiza n'iby'agaciro ndabashimira cyane n'abandi bashaka gukora amacano n'abandi bashaka gukora kandi dusoze yego yaravuze ibintu Bosco Empire ese ni Bosco Empire ni Bosco ndegwari Bosco Empire ngo yavuze kuko umusisenguzi koko ndamwemeye ngo hari ibintu ngo yavuze ose wamwese mikoro wamwe mikoro
ntabwo ari ngombwa Shaka kaca mu ijambo. tubyirengagize. Nabivuze nanabisubiramo n'ejo nabisubiramo urumva nabisubiramo n'ejo nabisubiramo urumva ntabwo natinya kubisubiramo urumva Yego. ngo no mu rugo ngo bavuze Barabitubwiye. nkunda ukuntu ahita ashaka uburyo ahindura ibintu mu kanya mu kanya bashobora kugira uriya muntu ngo nisebanya kandi avuga ibintu by'ukuri uriya Bosco Bosco avuga ibintu by'ukuri ndanamushimira cyane Bosco aho uri umva uzi gusesengura kabisa Bosco ni ibiki yavuze wasesenguye ibi bagende babirebe ko no bigiye amatsiko bagende babirebe yasesenguye ibintu bya daje urumva byasesenguye ni ukuri hari ukuri nyine ngewe ntajya nshaka gushyira hanze nzagushyira hanze igihe cya nyacyo mbivuge gutyo ariko iki gihe ntabwo ari cyo gihe cyo gushyira hanze ukuri so reka nsoze ibyo nari gusoza ibyo karagaciyemo ndashimira abo bafana banjye ndashimira abankunda ndashimira abankurikirana ndashimira abantera inkunga ndashimira Bakti pare wanjye cyangwa se manager wanjye urumva ndashimira nyine ndashimira abantu bose muri rusange n'abantu b'inshuti zanjye muri rusange yego kambatemo kanamba kanjye ushaka kumvugisha ajya amamagara kuri 079 18 497 18. Okay. Wari ugiye kumbaza ngo iki? Ufite studio. Yego. Maze iminsi numva nta yindi ndirimbo nzakora kuko zirahombe. Ariko iriya ndirimbo abantu benshi barayikunze ko Brigitte yayimpereye intama. Iyo ndirimbo? Iri ivuga ngo kuva kera uwakoraga ibyaha wese yazindukaga kare yirukanka kunuma he ndagushimira kuko ntigeze nirukanka kunuma wamaye igitambo gikomeye njye sinigeze nirukanka kunuma he ndagushimira kuko ntigeze nirukanka kunuma gugu 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 ndagushimira kuko ntigeze nirukanka kunuma azayinkoreye iyo ndirimbo njye ndayikwemerera nzayigukorera nari ndi kubyina mu muziki mvamo narizi ko nta yindi nzongera gukora ariko ubwo binyemereye merci sa murakoze cyane rero sawa urakoze cyane buretse gatoya witonze ubwo njyewe twumvikanye ko nazongera kumukorera indirimbo na rimwe uzamukorera indirimbo njye nuko mpita mvugira nanjye mvugisha uko njye ndahiye ko nazongera kumukorera indirimbo buretse ndahiye ko nazongera kumukorera indirimbo mujye mugenda mukorane na Slim Jesus ziriya umva banza reka nsoze nyine bashaka kunca mu ijambo kubera urumva umumanager wazo yari Bagiti noneho ziriya ndirimbo nta muntu n'umwe wigeze uzikora ngo abure 15,000 bya fanta amatike ninjye wayakoze uzatumire maze uriya muhanzi dukorana Lucky Fire niwe wagiye uyabaha Lucky Fire namuhaye ikiganiro cy'ubuntu agira amafaranga 5,000 wakoze indirimbo ya mbere agira n'ibihumbi 10 aho uyu nguyu ikindi amashusho yayo yakozwe n'abantu bo hanze ikindi cya kabiri amatike yayo yishyurwaga na Vava hamwe nande na Lucky Fire kuza rero kuvuga mu itangazamakuru ngo bavajya agenda ngo Sirima mukorera indirimbo zirandirimbo zikesha Bagiti kuko niwe manager w'ibihe byose barakoze Imana izabaha iki umugisha murakoze